Yes, tubaye ikaze makuru yacu y'imikino, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza, twizere ko ibintu ari umutekano, twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza mu bice byose muherereyemo, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda, hose twizere ko mumeze neza cyane. By'umwihariko nongera ngo by'umwihariko umufana w'ikipe ya APR wese urebye iyi video, umufana w'ikipe ya APR wese uri kumva iki kiganiro ukaba utarakanda subscribe rwose, byaba biteye icyo bita isoni hongeho n'agahinda, byaba biteye isoni n'agahinda rwose uramutse udukurikira utarakanda subscribe, yaba udukurikiye bwa mbere kanda subscribe, ndetse nawe umaze igihe udukurikira kanda subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye kugeraho ku gihe kandi ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Muyo bita APR rwose tuba tubaha icyo bita zandani ziba zibageraho neza cyane, niyo mpamvu tubabwira ngo mukande subscribe rwose dukomeze kugenda tureba ko twazamura umuryango mugari rwose wa makuru yizewe. Twitwa makuru yizewe, tuba tugomba no kubaha icyo bita amakuru yizewe rwose, nta mpamvu yo gutandukira umurongo wacu kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Wakibaza ngo kuri uyu munsi tugiye kuganira iki, cyangwa se muri aka kanya tugiye kuganira iki? Ni byinshi biba bigezweho, by'umwihariko bifite aho bihuriye na Nyamukandagira rwose, biba bifite aho bigiye bihuriye na Nyamukandagira mu kibuga cya Simitutu rwose, tuba tugomba kugenda tugarukaho kugira ngo mugende mumenya ngo se bimeze bite mu ikipe yacu, bimeze bite. Ariko wenda mbere ko twinjira neza indani mu kiganiro, ndagira ngo duhere ku cyo bita inkera y'abahizi rwose, wenda mbanze mbaye icyo bita update. Harabura iminsi mike cyane kugira ngo ikipe ya APR icakire n'ikipe ya Power Dynamos ku munsi w'inkera y'abahizi rwose. Icyo nababwira abantu bibaza si uwo munsi azabamo ibiki, bizaba bimeze bite, uretse umukino ibindi bizaba bihari, bizaba ari ibiki se, bimeze bite. Ikipe ya APR yateguye uwo munsi inawita inkera y'abahizi, urumva ko harimo ikintu cyo guhiga, kirumvikana cyane. Barakubwira bati ni umunsi tugomba gukina na Power Dynamos, ariko ibirori nyirizina cyangwa se umunsi nyirizina, ibirori byabo bizatangira nyuma y'umukino cyangwa se imbere y'umukino, sinzi uburyo wenda bazabipanga. Ni umunsi wo kwerekana buri kimwe cyose cya ekipe, ikibazo cyose bibaza kuri ekipe ukagenda ugisobanukirwa, bakabereka ubuyobozi bwa ekipe, bakabereka abakinnyi ba ekipe, bakabereka kapiteni wa ekipe, bakabereka umutoza, bakabereka icyo bita imyambaro ekipe igomba gukoresha, bakabereka imihigo ekipe itangiranye umwaka ifite, yaba muri Champions League, Shampiyona, Super Coupe, byose ubona ko bagomba kugenda babihigira kuri uwo munsi w'inkera y'abahizi rwose, bakareba uburyo bahiga kugira ngo barebe se imihigo duhize ubundi izakunda cyangwa se ntizakunda. Bahige bati wenda tuzagera mu matsinda ya CAF Champions League, ubwo aba ari umuhigo bihaye. Bavuge bati iyo bita piramide tugomba kwifata tukayibirindura, ndetse tugakubita n'utundi dukipe tugiye dutandukanye turimo ngo ni amakipe menshi agiye atandukanye. Ikipe ya APR igomba kureba uburyo yagenda ibirindura kugira ngo ibe yagera mu matsinda rwose. Ubona ko gutsinda piramide, iramutse itsinze piramide, ubwo yabitegereje guhura na Murandege rwose, yabihabwa amahirwe yo guhura na Murandege kugira ngo ibashe kuba yagera mu matsinda. Ubwo ikipe ya APR kugira igere mu matsinda asabwa gukuramo piramide, igakuramo niyo bita Murandege rwose. Ibyo ngibyo bizatuma ihita yinaga aho bita mu matsinda kugira ngo barebe uburyo ibintu bimeze neza cyane, barebe ko ibintu byarushaho kugenda bimera neza cyane. Muyo bita EP bayita Nyamukandagira rwose. Abafana bayo nizere ko icyo bita kwitabira match muzaba muri yo rwose mumeze neza cyane, nizere ko match muzayikurikira muhibereye neza cyane, kandi n'abatazabasha kujyayo tuzabaha icyo bita video imeze neza cyane, tubaha amakuru, ibintu byose hano rwose muri isanga. Kandi mujye munaduha ibitekerezo mu kiganiro cyacu rwose, turebe ko twakomeza kugenda twagura umuryango mugari w'abasportifu bibumbiye hamwe rwose. Ahangaha tuhaganirira imikino, tuvuga imikino, tukaganira imikino, ndetse tukanatangaza imikino. Byose byacu byose bibumbiye mu gice cya siporo rwose, cyangwa se imikino. Ntago kuba tubabwira imikino, ntago tubabwira ibintu nyine si ijambo imikino naryo ko rikoreshwa ahantu henshi. Tuvuga imikino, tuvuga amakuru y'imikino muri make, katubyanzura uko tuvuga amakuru y'imikino, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Indi nkuru igezweho mu ikipe ya APR, wenda mbere yuko tugera muri APR nyirizina, ndagira ngo mbabwire ku nkuru nabonye ibitangazamakuru byara mu gihugu cya Uganda bikomeje kugenda byandika kuri uyu mutaramo bita ngo ni Semugabi. Iri zina, amazina yabo ko mwumva abafitemo akantu ka 60% ni irigande, ariko 40% none ukumvamo akantu
k'akanyarwanda rwose cyangwa se ari irinyarwanda rwose. Uyu mutaramu gashobora kuba ari mu biganiro n'ikipe ya APR rwose ngo ishaka kuba yamusinyisha mbere y'uko imuzana rwose, ngo ikipe ya APR ishaka gusinyisha uyu mutaramu mu biganiro bari kugirana, bishobora kuba byatangiye rwose, dore ko bari kubona ngo ari umukinnyi ushobora kuzavamo umukinnyi muzima rwose ku myaka y'ingo 24 rwose, ngo nimwe makinnyi yo kugaragaza urwego ruri hejuru yaba mu kipe y'igihugu ya Uganda ndetse no muri club ye rwose, ngo barashaka kumufata bagamuha icyo bita amasezerano muri uku kwezi kwa munani, ubundi bakazaba bamuzana mu ikipe ya APR mu kwezi kwa mbere, kuko ubu ngubu basoje kuba bagura nk'uko babikoze ku mutara mu bitaro na Sekiganda ubwo bamusinyishaga. Muribuka ko ikipe ya APR yamusinyishije mu kwezi kwa mbere ariko imuzana ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu mu kwa karindwi gutyo. Baravuga bati buri sezo tuba tugomba kuba dufite umukinnyi twasinyishije hakiri kare kuko tubona ko afite icyo bita akazoza. Abantu benshi baravuga bati uwo mushinga ushobora kuba warahombye kuko bita Ronald Sekiganda, ariko ntago twakonfirma ko uwo mushinga wahombye kuko ntago arigaragaza mu kibuga, ntago turamubona mu kibuga tuvuge ngo ese ni umukinnyi umeze gute, se arawubasha cyangwa se arawaya. Ibyo byose ntago wapfa kuvuga ngo arawubasha, ubwo ni umwe mu bakinnyi batazwi tutarabona icyo bashoboye cyangwa se turabona byinshi badufitiye cyangwa se byinshi bagomba kugenda bagaragaza mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ntacyo twamuvugaho bita Ronald Sekiganda. Ubwo icyo dushingira wenda tuvuga ko ari umukinnyi uzafasha ikipe ya APR nuko yaje ari umukinnyi mwiza, ubwo twiyumvisha ko aramutse atagize ibindi bintu byatuma asubira hasi rwose, ubona ko wenda yaza agakomereza ku rwego yari ariho muri shampiyona ya Uganda, kandi turabizi shampiyona ya Uganda ni imwe muri shampiyona zikomera. Abaganda iyo baje mu Rwanda rwose ubona ko hagerageza kubahira cyane. Wenda akantu kamukomye nkokora nako kuza mu Rwanda, yagira mu Rwanda akahita abura umubyeyi w'umubyara rwose, agahita yitaba Imana nyina umubyara, bigatuma bimukoma mu nkokora, bigatuma anasubira iwabo mu gihugu cya Uganda kugira ngo arebe uburyo yagenda yaherekeza umubyeyi we akamushyingura mu cyubahiro akabona kugaruka mu Rwanda. Urumva ko ibyo ngibyo ni bimwe mu byagiye bimukoma mu nkokora rwose. Bamwita Ronald Sekiganda. Ubwo uyu mutaramu nawe ikipe ya APR iramuka imusinyishije ngo bamwita Semugabi. Rwose uyu mutaramu ikipe ya APR nimero 7 hatari, barakubwira bati uwo bita Watara ni umukinnyi mwiza, ariko abandi bakinnyi bari bari ku mwanya we ubona ko ikipe ya APR yagiye isa nkaho yagiye barekura ba Tuyisenge Arsene bakinaga kuri 7, ba Dushimimana Olivier Muzungu, ubona ko bose bagiye bagenda. Ubona ko kuri 7 ikipe ya APR ubona ko nta bakinnyi benshi ifiteho rwose, ubona ko iramutse imuzanye byaba ari ibintu byiza cyane, kandi ngashobora gukina kuri 7 agakina no ku 10 rwose. Ubona ko ari umwe mu bakinnyi bakina imyanya gitandukanye, ngo no muri Mediane arahakina. Ni umwe mu bakinnyi nyine bari polyvalent, bakora icyo bita byinshi icyarimwe, cyangwa se ushobora gukora byinshi ni umuntu umwe ariko ashobora gukora byinshi, ashobora gutanga byinshi birenze ibyo umukeneyeho, cyangwa se kuba umuguze ari nimero 7 ntabwo bisobanuye ko ari byo ashoboye, gusa ko uramutse unamwitabaje kuri nimero 8 yabikora neza, nimero 6 na nimero 10 rwose arakubwira ati wose mba mpari neza cyane. Mu kaguru ke k'imoso n'indyo byose biri magique, ubona ko ari umwe mu bakinnyi bagomba kugira byinshi bagenda batanga, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Ibyo byose ni ukubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira rwose. Mu yo bita EP bayita APR rwose, abafana bayo baravuga bati timu yacu rwose tuyifitiye icyizere. Hari abo numvisha bavuga bati piramide rwose natwe niyo twashakaga rwose, iyo turamuka dutomboye indi kipe itari piramide rwose twari kuba tubabaye cyane, kuko turashaka kwereka ko gatatu mu rugo rw'umugabo rwose ari ikosa rikomeye cyane, kandi igomba kwicuza impamvu yatomboye iyo bita Nyamukandagira. Ibyo byose no kubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira rwose. Mu yo bita EP tukareba ko yagenda yandika amateka aremereye kuba yagenda isezerera iyi kipe ya Pyramid yara mu gihugu cya Misiri rwose, maze kuyifata iyigira icyo bita umwana wayo, cyangwa se ubwo nanze gukoresha irindi jambo, iyigira umwana wayo rwose. Ubona ko iyihana uko bwije n'uko bukeye. Ikipe ya APR irashaka kwerekana ko yiyubatse neza kandi ifite byinshi byo kugaragaza, ikanga agasuzuguro, ikareba uburyo yagenda yigaragaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, igafata iyo bita piramide igashyira mu gafuka igakubita cyane, ikareba ko yayisezerera, bikaba byakomeza kugenda biyizamurira amahirwe. Iramutse isezereye piramide byayizamurira amahirwe yo kuba yagira kure mu mikino nyafurika, by'umwihariko mu matsinda, kuko gufata ekipe nka Murandege ukayisezera byaba ari ibintu byoroshye nko ugereranyije no gusezera piramide, ko piramide ni ikipe ikomeye kandi ubona ko inabigaragaza yaba mu mikinire, mu mibereho ndetse
no mu mikorere yayo ya buri munsi ubona ko Piramide ari ikipe iremereye, nubwo ubuyobozi bw'ikipe ya APR batanga icyizere ku bafana bababwira bati rwose icyo bita APR mwumva ntago ari ihari, APR mwumva iyoroshye, mwumva igomba kumanikira amaboko iyo ari yose, ikipe iyo ari yose rwose iyo ngiyo, iyo APR ntago ari igezweho muri 2025. ubu ngubu hari iyo bita APR itanga icyo bita ikosora, ikerekana icyo bita umupira usukuye kandi utanga intsinzi. Ibyo byose ni ukubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira mu yo bita EP bahita nyamukandagira rwose, tukareba ko igenda yigaragaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo byose ni ukubihanga amaso tukareba uburyo bimeze. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda, aho wari udukurikiye rero hose ndagushimira uw'agaciro. Wamaze kubakanda subscribe nawe utarayikanda, iki nicyo gihe nguyi kandi ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Ndabakunda cyane kandi mboza ku mutima, nizere ko mumeze neza cyane. Dusubire ku isaha 11, ntimuze kubura. Ciao ciao.